Ahantu kamwe gusa bite nigenda. Urumva umeze gute? Ndishimye meze neza. Imbaraga zikuheza kubuhagarara ukamara umwanya umeze kuriya ukabona utanarushye. Byansabye kurya. Wibarutse ryari? Nibarutse umugeni festation. Umugeni festation. Reka mbanza ngiye kwicarira. Ngiye uburyo byagenze. Ubundi urugendo rwari nk'urw'amasaha 3. Mbasigaye muherekeza mu bitaro. Niba ngombwa ko mugezayo ngahita ntaha. Nahise ntabukiye mu gitondo cyaho. Nzi ko ari bugaruke, nari nzi ko ari ikibazo ndashobora kuba yagize kindi kiterekeranye n'icyo. Bukiye ambwira ko yabyaye. Kuko nahise ko mfata inzira yo kujya kwa muganga. Umusore yarabizi? Yarabizi. Uri ufite imbaraga zo kuba noneho wahagarara imbere umwanya munini. Warabyaye ejo? Barihanye amakuru mfite kwiyi couple. Amaze kumenya ko batwite baragenda baratura bati rwose twe twafasha avance. Sitso twaribonjeje rwose twumvise gutegereza iri tariki bitagira. Turyaho. None turi gusaba imbabazi. Hari amatorero ako kanya ahita abaca. Ntiyemere kubasezeranya ariko ngira kandi biyakoze nanjye ubwanjye ndi pasiteri bakaza bagasaba imbabazi nabasezeranya. Yes, nongeye kubasuhuza abakunzi ba Concorde TV show, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nje nitwa David, nigiye kuyobora kino kiganiro nkanakibamo ariko imbeza Concorde TV show ndi kumwe na Concorde nyirizina CEO wa Concorde TV show. Mumeze muti? Turaho kabisa, ndabasuhuje. Anye ndabasuhuje. Tunego no gusuhuza abadukurikiye abakunzi bacu rwose tutibagirwa ubushizuzi ko twabasuhuje nyuma tugeze mu kiganiro hagati ariko twabasabye imbaze kandi baraziduhaye. Reka cyo tukoresha ikinyarwanda cyiza kimwe tuvuga ati dinka dusuhuze buri muntu wese umva ururimi rw'ikinyarwanda handa herereye. Reka dusuhuze buri muntu wese wumva ikinyarwanda ahantu aherereye ku isi ndetse no mwijuru. Nabo niba hari yabari kutwumva nabo turabasuhuje. Abumva ururimi rw'ikinyarwanda turi kuvuga bose turabasuhuje. Aho waba uherereye hose wumva ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se ukaba wumva ibintu twadutambutsa cyangwa se message twadutambutsa cyangwa se wumva kino kiganiro ukaba wakora mu message turagusuhuje. Wumva karemi waba wumva mu kinyarwanda wumva mu bukeye turagusuhuje. Turabasuhuje rwose. Kuko rumeze ute wowe? Nanjye ndaho. Urashima Imana? Ndashima Imana n'abantu bakeye. Kubera kuvuga nk'abantu bakeye. Anasuga nk'umuntu uguca intege wamushima. Umuntu umeze nka babaga 10 bajyanye na Yosuwa na Kalebu ati rwose igihugu twakigezemo ariko ibyiza nuko twapfira hano mu butayu ntabwo tuzagifata. Ubwo abantu bameze gutyo wabashima. Ariko nanone twibuke ko tutageze baduca intege ntaho twakura umurava. Yes. Bura hari ikintu Imana yaturemanye kandi ni ku bantu bose. Imana yaturemanye ikintu cyo kuvuga ngo dukore twemeze uriye kabisa. Baba cinege tubemeze. Bavuga ngo ntaho muzagera, ntaho muzagira ute. Umva ubahimisha kugira uti gukora. Ni nkuko n'umuntu kurakaje umuhimisha kwisekera. Waruzi ko nyine yewe aturiya kuko namukoreye ibi ubwo ntabwo azongera no kuvuga azajya aho rarakaye ahubwo mwahura. Akabona yuko we wishimye yuko ibyo yakoze nta nicyo bikubwiye. Ibyo niryo banga ryo kunesha ibigeragezo byo muri isi. Umuntu udafite iyo nyama rero ntago umuntu yuzuye rwose kabisa. Bura mu bantu twese bura impamvu dushasha n'abantu baje kudusura nugira ngo bataducishamo ijisho cyane. Iyo umuntu rero yaguciye intege akavuga ati nzaza kukureba ugomba kumwiswa ukamwereka ahantu wageze. Niyo mpamvu akenshi abanyarwanda bavuga ngo umushyitsi akurisha imbuto. Umushyitsi akurisha imbuto cyane. So bishatse kuvuga iki ni yihe mbuto? Dushatse kuvuga imbuto zo kurya utazi. Oya no kuvuga ngo ikintu cyitwa imbuto. Yaba abahinzi b'ibirayi, abahinzi b'ibishyimbo, abahinzi b'ibigori. Nuvuga ngo umuntu abika imbuto kuko ufata urubuto rumwe dufata urugero. Ikirayi bazatwihangane dukunda kukivugaho nuko kiryoha. Nuvuga ngo ikirayi kimwe cy'urubuto iyo ugishyize mu butaka ukoze mwayene ahantu hera havaho ibiro bingahe? Ikirayi kimwe havaho ikiro. Ikiro si kigizwe n'ibirayi bingaho ugeranyije? Nka 5.
bitanu gusa se biterwa no ko ntacyo bitanu bitandatu bingana gutyo uko byakuze bingana naho tekereza uhinze ikirayi kimwe cyezeho ibirayi bitanu cyangwa se birindwi fata ikigori kimwe urubuto rw'ikigori uraruhinze reba impungure zaziri ku kigori uko zingana nuvuga ngo imbuto ni ikintu cy'agaciro cyane ari naho bavanga umushyitsi akurisha imbuto ntabwo ari izi mbuto ngo imbuto z'amaronje imyembe oya ni ya mbuto yo guhinga nje nibyo nagiye kuvuga ubara yibitse uzi ngo uzayihinga none umushyitsi yaza ukavuga tekanye ibikore hagati nta kibazo pereka kuri ya mbuto bya biro 20 twe twarabitse by'ibishyimbo tuzahinga hahandi hepfo kwa Ntuza reka dufateho ibiro 3 dutekera umushyitsi atagenda atariye umushyitsi ataducisha mu ijisho ndumva ari iyo mvugo yavuye ngo umushyitsi akurisha imbuto oya umuntu udafite inyama nawe rwose ntago yuzuye kuko bintu Imana yaduhaye kugaragara neza kwitwara neza nta n'umuntu w'Imana yaremanye umutima mubi ntawe bagiye bawuterwa n'ibibazo se cyangwa bagiye bawuterwa nibyo bigira umuntu umwe yabwiye umugabo ati njye uranze njye ndakara nabi ibyo nibyo wigira tagize undi kurusha kurakara waceceka ari bavanga akagabo gahimba kandi kataraza ati njyewe umushinya wanjye ngo mbonye n'ikintu cyo mbonye hafi nakikwasa ibyo nibyo wigira habonetse undi kikwasa mbere yawe se wivuse kuruta wowe ntiwaceceka cyane pe iyo umuntu yigira wadanje warakumva ko ari urenze hano nangiza gahura ndabandi nagahita abona we ari chini kabisa akagabo gahimba kandi kataraza Imana mu bintu yaturemanye kwese yaturemanye umutima mwiza nta muntu Imana aremanye ubugome buryo ubugome turabwigira none se ubwari biterwa n'ibibazo nuvuga ngo umuntu akaba yari mwiza kuko adafite ibibazo asunda umuntu badafite ibibazo noneho yahura n'ibibazo bigatuma bamubi nicyo ni gutyo bigenda ibyo tuzabibaza abantu bashinzwe iby'imitekerereze kuko njye ntago nizi iby'imitekerereze ariko narebye turetse no kuvuga ngo sibyo ubundi kwiga ntabwo ari ukujya mu ishuri gusa nosi ba papa ko batari barize ko batakandagiye mu ishuri cyangwa se nabandi ninde wabarushaga ubwenge se nosi ni batubyaye bakaturera bivuga ngo rero kwiga nawe yego nabo bafite ubwo bumenyi babwize mu mashuri badusobanura mu mitekerereze ariko nawe ubwawe twafata ingero z'abantu swate babiri hari umuntu wari uzi wagwaga neza none nyuma ahura n'ibibazo arahinduka hari uzi uvango yahinduwe nibihe sibyo ariko hari nuwo tuzi utarahinduwe n'ibihe n'urugero akaba yarabaga neza abantu bakamugirira nabi akavuga ati nyine nge nzanakomeza n'ubundi niba twatangiye neza ubyumva twatangiye tuvuga nka akantu ko kwemezanya buriya mu mitekerereze ya muntu ibibazo byaguhindura nibyo ariko nanone byaguhindura bitewe nawe ko ushaka kwihindura cyane uko waremereje ikintu biterwa n'uko umuntu asanzwe anameze kabisa uko uremereje ibintu ukavuga uti ibi byakazi bigenda biba big deal ariko nufata ibintu ukumva byose kari ibintu bigomba kuhaba ariko byaba bipanze urumva ibintu ari amahoro ariko nufata ikintu ukakiremereza wenda urugero njyewe reka mvuge kino kintu ubwo bwa mbere ngiye kukivuga njye niga segonderi habaga ibintu byo kunyuzura akana kaza mu wa mbere gatoya niga mu wa kabiri akana ndagenda ngiye ngo kukanyuza ndakabwira ati bite shati ni sawa nkabajije ibintu bitumvikana neza ntago nshatse kuvuga ibintu nakabajije kaba karicecekeye kicecekeye mba ndagakubise gakubita urushyi ndabyibuka nagakubise urushyi rwo mu mugongo akana karangije karande bakabura ikintu kankorera ndikanarira karigendera uziko nasigaye mfite ikibazo uvango wamukubise urwo rushyi uzi ko ararira cyasa akajya kukurega cyane arahangana nawe arangije araguhima aricecekera akweka ko ntacyo byamutwara arangije uramwara arigendera ni gutyo ngo tugomba guhangana na babaca intege urumva tekereza ko ikigo namukubise urushyi mbona ntarize ntavuze nta nicyo bimutwaye ubona nta n'ikibazo abigizeho ahubwo yafashe inzira ntera umugongo arigendera njye nasigaye nibaza ubundi nibiki nkoze burandi kubona nanjye nuze mu bitekerezo koko abagome umutima wabo nta kigenda bivuze ngo yako kana kabyegereza umutima kakarakara
buriya iyo kabyegeza umutima cyane kagomba kujya kundega ariko nikabigize big do nanjye nsigaye nigaye. Hari undi muntu wambwiye mu bantu bajya gusura ingagi mu birunga, yarambwiye ngo buri ingagi iyo ugiye kuyisura iyo ije gusatira ngo kirazira ngo ugomba kwicara ugatuza, yagukoraho kirazira gushyiramo imbaraga, ngo kirazira baraga ingagi igukozeho gutya, kirazira kuyereka kuyirusha imbaraga itihangana nawe. nawe nigeze njyayo rimwe. Bakagombye kuduha story neza Mbo amabwiriza baduhaye batubwiye ko tugomba kugira ute kwicisha bugufi. Wikakaze sibyo nubona zije. Ko ndibuka twasuye umuryango wa Susa uba muri Karisimbi. Noneho zaraje tubona ziraje batubwira nuvuga ngo niza nikunyuraho nyine ntugaragaza nk'ushaka guhangana umurahangana kandi ntabwo wayinesha uzi kigufashe ugashyamo ingufu. nuvuga ngo ubwo byasabye nyine kwiyoroshya, niba uyibonye unyuze aha nyine hagarara bigaragare ko uyubashye. uzi cya kindi ingagi y'ingabo uko bayita? Ntago mbizi. Bayita silverback. Silverback. Vuga ngo impamvu bayita silverback bazayireba niba batarazibona. Silver nyine ni ibara ryitwa silver rijya gusa n'umweru. Noneho back nyine ni umugongo. Nuvuga ngo niyo yonyine bifite iryo bara ry'umweru mu mugongo, tuzi ko ingagi aba ari umukara. Yo rero mu mugongo haba harimo ibara ry'umweru. Niyo mpamvu bayita silverback. Akaba ari ikigabo. Kabwo muri famille nta bigabo bibiri bijya bibana. Ni kimwe. Mpamvu uzi iyo story y'ingagi. Kavuga ati abantu hari igihe twigira ibintu bimwe na rimwe tukavuga twe dufite umujinya. Tuzi guhangana. Mu by'ukuri ufite umujinya ariko ntiharagaragara ufite umujinya kukurusha cyane. Kukagaragaye waceceka. Nkanje nigeze wadanje twagiza tugakubitana nge nawe noneho. Ushaka kwigira wadanje ngewe ndokanesha kangeka ko ndi wadanje. Urumva? Hana hakaza undi wadanje kuri wowe. Ubwo byazarangirira he? Nta. Ubwo nawe akazi ni wadanje. Ubwo wagera imbere yo wadanje ugaceceka. Ariko utabyegereje umutima kumva ko ibintu byose byoroshye. Akagabo gahimba kandi kataraza rero. Twakwituriza. Yes, ibwo twaturi kuri cya kintu cyo kuvuga ati abanyarwanda twahawe kwemeza abantu. Kwemeza abantu bucece. Kubemeza kabisa. Bucece si ahubwo tukabemezanya ibikorwa. Ibikorwa bikivugira. Ubundi principe amagambo make ibikorwa byinshi. Rero uwo muntu duca intege aba yumva ko ari wadanje. Umunsi twaje turi wadanje kumurusha nyine azaceceka. Umva kizatuma tumubaho wadanje se ni ibikorwa. Ni ibikorwa undi guca intege mu byuri muti bira bizamumarira iki ewana wowe nyine kora cyane nose situbizi se ega twigira ku Rwanda. Avuga bati u Rwanda rubayemo genocide rugize ute abantu bari kuryana kuriya ntacyo ruzigezaho, ariko muri amahanga sigaza kwigira ku Rwanda. Umutekano turawubungabunga mu gihugu cyacu tugasagwira n'amahanga za Cabo Delgado hose na heza za Central Africa na za Darfur. Ariko siyo tuza gucika intege nk'abanyarwanda. Ariko twaberetse ko tugomba gukora kandi tugashyira hamwe. Ubundi turabemeza. Yes, ni Concorde rero yaravuze ati ndi gushima Imana n'abantu bakeya ariko bamuca intege ntiyabashima. Ntabwo nabashima. Na Yesu yaravuze ati nkunda abankunda batankunda azashaka handi. Ati nge nkunda abankunda kandi abashaka mwete bazambona. Nanjye umuntu umbwira ngo courage mu bikorwa mba ndimo. Yewana ari muri abo bakenyine ndi gushira. Aya kabisa. Yes, koko reka dutangire ikiganiro cyacu. Mu by'ukuri reka tubanze twivugiye kuri ibi bintu mbere yuko ngo tuzo gutanga isomo ry'umunsi. Numva isomo ry'umunsi umunsi twaritanganywa. Kabisa. Reka nkubwire nsomera ako gapapuro mwoherereje. Kandebe. Reba agapapuro mwohereje ukansomera. Koko kansomera umbwiye kuntu kanditse. Sha David numvise message sonye ngira ngo nakanyemye. Yaga n'umuntu nkoreye umunsi kumbe ni kuri WhatsApp niho ngakoherereje kansomera. Kangasome. Kanse ni ibaruwa ya Jean Bosco. Nagize ni ibaruwa Paul yandikiye. Andikiye abarundi. Oya nibikora Imana Jean Bosco. Yes, hano ni ibaruwa yanditswe kuwa 25 z'ukwa 5 2025. Yego. Yandikwa n'uwitwa Bikorimana Jean Bosco. Intara y'Amajyepfo, akarere ka Gisagara, umurenge wa Kigembe, akagari
ka Gahabwa uwo yandikiye Madamu Presidente w'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda impamvu gusaba ko hashyirwaho amezi 6 y'igerageza ku bashaka gushyingiranwa. yego Madamu Perezida mbandikiye nsaba ko mu bushishozi bwanyu mubonye bikwiye mwadukorera impinduka mu itegeko nomero 32/2016 mu ngingo yaryo y'166 rigenga abantu n'umuryango, maze mukongeramo ingingo itegeka abifuza kurushinga ko babanza bakabana amezi 6 babana nk'umugore n'umugabo mbere yo gusezerana imbere y'umwanditsi w'irangamimerere. yego Ibi bizafasha kumenyana neza banamenye neza niba ibyo kubana bazabishobora. Ndabibutsa ko ibi bisanzwe bikorwa mu bindi byiciro by'ubuzima, urugero mu kazi ka leta umukozi ahabwa amezi 6 y'igerageza, mu bucuruzi umuguzi ahabwa amezi 12 y'igerageza azwi nka garanti. Notabene hagize umwana wavuka muri iki gihe yagengwa n'itegeko rigenga abana bavutse ku babyeyi bakoze divorce. Murakoze, mbashimiye uko mwakiriye ubusabe bwanjye. Bikorimana Jean Bosco arasinya. wo mu karere ka Gisagara. Mungu aricara avuga aterekata tigibaruwa ngomba kuyandika ku muntu ushinzwe itegeko Perezida w'inteko ishinga amategeko mu Rwanda, Honorable Madame Kazarwa Gertrude, ubwo niwe yandikiye. bisobanuye iki ibi bintu ubundi bisobanuye iki kuba umuntu yamarana n'uwo bazashyingiranwa amezi 6? wowe wumva bisobanuye iki amezi 6 y'igerageza? igerageza ahubwo cyane icya mbere icyo bisobanuye kuba uyu muturage yaranditse ni ubwisanzure bwo kuvuga mu gihugu umuntu wese igitekerezo kimurimo akaba yakivuga kikakirwa cyangwa se kikangwa, ariko yacyanditse. icya mbere nicyo ibi bisobanura. Nuvuga ngo ari mu gihugu kitagendera ku mategeko, kidashyira n'umuturage ku isonga. Ntabwo Jean Bosco yatinyuka kuba yakwandikira inteko ishinga amategeko ahigezaho ibitekerezo byayo. Urumva juti ibi bisobanura iki? Icya mbere nayo ngisobanuye ni ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo dufite mu Rwanda. hari icyaka birongeraho cyangwa nkomeze nkwibariza ibibazo mbaza wowe ushingiye ko yabisabye ubona amezi 6 akenewe cyangwa ntakenewe? Kuri nje kuko n'ubwisanzure mu bitekerezo. Yego, mfite uko nge Concordia numva ibintu, David ufite uko wumva ibintu, Jean Bosco afite uko yumva ibintu, abadukwikiye kuri Concordia TV show bafite uko babyumva. Ngereho uko mbyumva nkurikije agaciro k'umuryango ari ryo shingiro by'iterambere ry'igihugu. Ko burya igihugu gidafite imiryango imeze neza ntabwo igihugu cyatera imbere. Ni ukuvuga ngo tekereza niba nk'umudugudu ufite ingo nka 250, izo ngo zose zikaba zibanye mu makimbirane, umudugudu yahamagaza umuganda hakaboneka abawujyamo? Ntabwo iterambere ry'igihugu ryaboneka. Niyo mpamvu rero ngewe kuri ngewe aya mezi 6 arakenewe cyangwa ntakenewe? Kuri nge ntabwo akenewe. Ntabwo ndi kwemezanya na Jean Bosco. Uti gute? Sibyo? Yavuze ko abantu babana amezi 6 nk'umugore n'umugabo ariko by'agateganyo. Ngo nk'uko mu kazi nabwo umukozi ahabwa igeragezwa ry'amezi 6. Njye ahubwo nkabona icyo abantu bashimangira niki. Ntabwo leta yashyiraho ngo abantu bajye babana amezi 6. David ngira ngo ufite urugo, nanjye ndarufite. Tuzi ukuntu y'urugo rumeze neza, ukuntu ibintu biba bimeze neza. Ndashaka kumva ingingo kurengera kuko nanjye mfite indengera ni yihe. Nje kuri nge ntabwo nakwemera ko hajyaho aya mezi 6 y'igerageza. Ahubwo twagira abantu inama yo kugira ute
yo kubaho kurambagiza neza uwo muzabana. bivugwa ko iyo uri kurambagiza cyangwa uri gutereta umuntu ari uruhande rumwe rwiza kwereka yamara kugera iwawe akakuri ku rundi ruhande kandi koko niyo mpamvu rero ibyo akenshi byicwa no kuba abantu bamenyaniye ku mbuga nkoranyambaga sibyo ugasanga umuntu mumenyaniye kuri WhatsApp akwereka iki gice cyo hejuru gusa sibyo nkanjye hano kuri kamera hari abantu batarabona uko ndeshya kuko baba bari kureba iki gice cyo hejuru gusa ariko ndi umugabo muremure uri muremure urumva noneho ugasanga abantu bamenyaniye kuri Facebook cyangwa se akenshi ni kuri Facebook byagiye biba amwereka isura yo hejuru gusa undabonye isura ni nziza kandi urugero hepfo uwo muntu afite ubumuga bw'amaguru sibyo ugasanga bamenyaniye aho ngaho bapanze umushinga wo kubana. Inama nagira abantu rero umuntu mu bantu mubona physically oya hari n'igihe ubuturanye nawe Concorde ukajya guteta umukobwa ukajya kumusura yakarabye ukajya kumusura kwa kutajya mu byumba by'iwabo urica muri saro ugasanga muri sano yateguye gusa ukajya kumusura yabiwabo akenshi bazi kuri buze bagwaye n'icyo cyumba bakavuga ati turaza gusarira wenda ko kuvundereza umushitsi kandi we iwabo abantu ira boss yiragiye atongana n'abafite iyindi defutazi kandi ujya kumusura buri gihe akakwe ku mutima we mwiza mu byukuri yazaga muri giwawe kwako yakarabaga ari uko azi kuri buryo kumusura ntazonge kujya gucya akakweka ndimo kosa menshi nuva ngo ikiza sibyo wowe umuntu wamukunze sibyo Ega sino ku muhungu gusa sibiraba ku muhungu gusa uragenzura umukobwa n'umukobwa nawe agenzura umuhungu nyine wowe reka guhubuka sibyo umuntu ushaka kwigaragazaho ukwezi kumwe sibyo n'ukwa kabiri n'ukwa gatatu ariko no bitinze nibura bimara umwaka mwo mwaka uri kureba ukuntu ibintu bimeze sibyo noneho niba ujya no kumusura wamuteguje shaka ukundi kuntu uramusura umutunguye kugira ngo urebe sibyo nuvuga ngo mushaka mubonana mugahura mu mugi yakarabye shakisha niba ajya guhinga ukuntu uzagera mu murima w'ahantu yagiye guhinga urebe uko aba ameze ari mu murima ushyireho n'abaranga aho twakwita abaranga ba kera uzikubona ubu ngubu inkozi zisigaye zibana umugabo yarabyaye wenda umwana akamubyara Nyagatare yagera hano Musanze akazana umugore bakamarana imyaka 5 umugore atazi ko umugabo afite umwana Nyagatare. Ikintu cya mbere ni amakuru wowe mugore wowe mugabo wowe musoro myaka 5 igashira umugore akajya kubona umwana ntabwo abazi gushaka amakuru ntabwo azi gushaka amakuru we ntabwo azi gushaka amakuru washaka amakuru utese musore mukobwa sibyo niba umuntu mwiyangaje ko mugiye kubana shakisha amakuru ye sibyo n'urugero umuntu murahuye arakubwiye ati ngewe nize kuri École de Sciences de Musanze muri 2006 shakisha abantu bahize icyo gihe ego n'umushinga ubugiyemo sibyo twabonye ikintu cyo gutata twabonye ko Kalebu na Yosuwa boherejwe kujya gutata ikanani ngo baroko bimeze shakisha mwabo bantu mu muntu wabarize icyo gihe umubaza uti Davide mwigana yarameze ati azaguha amakuru sibyo niba hari akazi wakoze ako baramubwiye uti nakoze ahangaha ashakisha umuntu mwakoranye abaza amakuru sibyo buriya ngiye nubwo tumaranye iminsi sibyo buriya ubuzima bwose waciyemo ubwo kuko maze kumenya cyangwa ngiye gushakisha amakuru bwose nabumenye tumaranye igihe kingana iki tumaranye igihe kingana iki ngiye nk'uzashize nk'imyaka ingahe 4 icyo utazi ni iki hari byo ntazi ibi uburyo wabayeho uri umusore ntago mbizi twabiganiye byose rero ntago wabimbwiye nkuko bikumirongo umunsi ku munsi ubuzima ariko nge sibyo tubana gutya nje tubana gutya kuri kamera sibyo bishatse kuvuga tubana mu kazi icyo bishatse kuvuga uwaza kunshakira amakuru kuri wowe bivuze ko nta amakuru yose details zawe zose y'amasaha tuba tutari kumwe ubaho tumaze kumenyanira wayamubwira Nose David ngira ngo ujye uvuga ngo ugira amahirwe n'umugisha wo kuyobora ikiganiro kuri Concorde TV show naravuze ni impamvu niki nuko waje bwa mbere uri umushyitsi wisanga ntusandaguza ibyo usanze iyo uhita ubisanza rero ntago ari kugaruka urumva nawe ubwawe sibyo hawo kuntu tujyana ikiganiro
twari twajyana ikiganiro tugasoza tudasetse. ahubwo wenda ikintu navuga n'ayo mezi 6 ashobora kuba impfabusa nyine niba umuntu afite icyo kosa ashobora kuza n'ubundi mu mezi 6 akayihangana. shimye kugarutse uvuga ngo ayo mezi 6 noneho nashyirwaho wa muntu azaza muri ayo mezi 6 yiyorobeke neza yowana akwereke ko ari umutagatifu. None ya mezi 6 nashira urumva ajya komeza gutya sibyo. None hari n'umutipe ushobora kugira hana akajya avuga ati yowana bazajya bazaho no tumarana amezi 6 narangira tugende. Ngaho imagine abana bavuka muri ayo mezi 6. Umva hano yagize ati umwana uzavuka muri ayo mezi 6 bizagengwa n'itegeko rimeze nk'igihe abakoze divorce. None abana abana babana ku babyeyi bakoze divorce, abo bana babanye neza, babayeho neza. Abo bana babayeho neza. Reka dufate abantu babanye bangiza bakadivorce. Umwana abana iyo bagaherera kuri nyina agashaka undi mugabo, se w'abana nawe agashaka undi mugore. Hari nabo njya numva ugasanga umugabo afite umugabo akabamwima, umwana agakumbura abana ku buryo ajya kubareba yahamagara nyina akamubwira ati ntabwo mbaguhaye. Abo bana batari kubona iyo affection yo ku babyeyi bombi. Abo bana tuvuge ngo babanyeho neza ku buryo twakigikira ngo aya mezi 6 ya ese nabeho nta kibazo abana bazagira. Keretse niba muri iyo ese batazanakora imibonano mpuzabitsina, ese niba batazayikora ku buryo batabyarana nibura sibyo. Nje ndabona icyo twashimangira niki mu gihe cya fiançailles musore mukobwa rikaguhubuka ukurikirane uwo muntu mwiyangaje mu rukundo, ukurikirane imibereho ye yose sibyo, ukore vetting, ukore ukiriho ba information no kugushakira amakuru umenye uyu muntu bimeze gutya. Umuntu yakwishira umuntu ni mugari, ariko icyo nemera cyo habaye higiye cyo kurambagiza gihagije, apana kuvanga umuntu murabonanye murahuye ngo uramukunze nyuma y'ukwezi kumwe cyangwa amezi 2 mukoze ubukwe. Hakabaho nibura imyaka 2 wa muntu mugenzura. Icyo nzi cyo 95% waba bamaze kumumenya pe mu gihe cy'umwaka, waba bamaze kumumenya ntangiza mukiyangaja kuba mwabana. Ubwo amezi 6 ntago wewe nukuvuga ngo ari nje bandikiye, yaba ari nje bandikiye uyu muntu twari kuzamusubiza ngo nyuma yo gusuzuma ibaruwa yawe yo kwa 25 z'ukwa 5 usaba ko habaho amezi 6 yigeragezwa kubashingiranwe, dusanze rwose ibyo bintu bitashoboka, ahubwo tukajya inama yuko abantu bajya barambagizanya neza, apana kurambagizanya mu gahe gato ngo bahite babana utaramenya umuntu mugiye kubana uko ameze. Hakabaho gahunda yo kubanza wagenzura ukareba uko uwo muntu bimeze, amakuru ye, background ye yose ukayimenya, ubundi uwo muntu mukabana uko biri byazagufasha gushinga urugo rugakomera. Yes, ni Jabos ko arimo kubisaba asaba amezi 6 yo kubana mu isuzuma nigerageza. Ariko n'abantu bakora nakazi, hari akazi ujya gukora bakamanza bakwima kontra bakavuga ati manzi ukore turebe. Akazi birumvikana. Ega David umenye ko akazi bitandukanye n'imibanire. Nuvuga ngo akazi akenshi icyo mukoresha n'umukozi bapfana akazi n'amafaranga. Nuvuga ngo akazi niba ukagiyemo warangiza nyuma yaho ukabona amafaranga, akandi kazi gasumbiyeho umushahara gasumbye umushahara kakandi, akenshi bitukavamo ukagenda. Ari no mpamvu leta yashyizeho ko niba uri umukozi wa leta agomba kuva mu kazi yararimo ajya mu kandi ari uko amaze imyaka 3. Nuko yaragomba kuba yakamaramo amezi 6 ayo ya ese, yarangiza yabona kandi niba ako kamuhemba 200 akabona 350 yahita agenda ono leta ikagihora buri gihe shakisha abakozi ikoresha ibizamini bashyiraho iyo myaka nibura 3 umuntu kuba yahindura akazi. Ariko ku rugo pe biratandukanye. Kokoro umuntu muzabana mukabyarana mukagira bakomokaho. Reka twivugire ku kindi kintu. Nagwaye link sinzi niba wayibonye. Nge wavugaga ndi kukurebera link nshaka kuguha. Ese burya haranditse ngo umugeni abyaye ku munsi w'ubukwe. Yarazi ko umukobwa w'imuhanga abyaye ku munsi w'ubukwe, ibindi byo bagetse basi ngombwa. Yarazi ko ari umukobwa.
n'uw'inyamasheke Nyamasheke. Yes, umugeni abyaye ku munsi w'ubukwe. Umugeni wabyaye ku munsi w'ubukwe. Ndibaza. Bari basanzwe babana. Oya. Nanjye inkuru nayikurikiranye. Yari umusore n'umukobwa. Yari umusore n'umukobwa bari basanzwe batabana, buri wese yari iwabo. Noneho urukundo barakundanye baterana inda. Amaze guterana inda umukobwa yabyaye ubukwe bubura umunsi umwe ngo nibwo yabyaye. Si byiza se niyonkwe kabisa. Bajya gusezerana mu rusengero muri Anglikani. Eglise Anglikani n'uruhinja bari kujya kumuhe. Si ibyishimo se? Si ibyishimo mu gihe abandi babana bagategereza ko bazabyara ugasanga n'imyaka ibaye 5 batarabyara. Noneho basezeranye babyaye nk'ejo. Yagusekeje cyane David, iki kidasanzwe ukubona? Nta kidasanzwe, ahubwo njye ndibaza mu mategeko y'iyobokamana gusezeranya umusore n'umukobwa ariko bari mu nzira zo kubyara bisobanuye iki? Kuri njyewe mbo hari amadini atabyemera. Amadini avuga ko umukobwa utwite batamusezeranya. Amenshi mbere yuko bajya no gusezerana babanza babapimisha inshuro zirenze nk'ebyiri bareba yuko uwo mukobwa adatwite. Isoki batapima umuhungu ko yasambanye we ko arumva noneho basanga atwite bamusezeranye. Ariko yaba yarabyaye mbere nawe ntabwo bajya bamusezeranya mu matorero amwe. Ariko aha ndavuga amwe. Noneho ndavuga amwe uko bimeze, noneho nanjye ubwanjye uko mbyumva. Si byose? Nuvuga ngo buri wese aba afite uko yumva ibiri. Si ngombwa ngo David ngo tubyumve kimwe. Si ngombwa ngo abadukurikiye bose tubyumve kimwe. Ntabwo twakumva ibintu. Kuko n'impanga kenshi ntabwo zitekereza kimwe. Mbaza ngo kongo turi pasiteri uyu muryango wawusezeranya? Nanjye nakubajije. Nawusezeranya. Njishimira ni umupasiteri w'inyamasheke wo muri Anglikani. Impamvu ni iyi, sibyo? Abantu barakundanye bakora icyo cyacu ubusambanyi ndabyemera. Kuko niba baryamanye batarahabwa umugisha na pasiteri baba basambanye. Ariko nyuma baraje barihannye. Bihana bageze mu rusengero. Barihannye. Amakuru mfite kwiyi couple amaze kumenya ko batwite baragenda baratura bati rwose twe twafasha avance. Sibyo? Twaribonjeje rwose twumvise gutegereza iriya tariki bitagira turyaho. None turi gusaba imbabazi. Hari amatorero ako kanya ahita abaca ntiyemere kubasezeranya. Ariko njye Anglikani biyakoze. Nanjye ubwanjye ndi pasiteri bakaza bagasaba imbabazi. Nabasezeranya kabisa. Asubona ntabona benshi ndabasa. Ari uwabyaye ndetse ari n'uwatwite menya yuko yatwite. Bakaza bati rwose pasiteri bimeze gutya. None se ubwo ari uwatwite akarekera miliyoni n'uwayikuyemo akajya gusezerana ubwo umuzima n'uwo wabyaye. Icyo nemera cyo Imana ni Imana y'imbabazi. Sibyo? Ni Imana y'imbabazi itanga imbabazi. Nicyo Yesu cyamuzanye ku isi, ni umwami w'imbabazi. Kuko yaba yataraje abenshi tuba twarashizeho, ariko ubu turakosa tukababarirwa. Nose umuntu asabye imbabazi mwanze kumusezeranya ukumva ibyo byaba ari byo. Umva ino kome. Uyu musore ni umunyamugisha pe cyane. Uyu musore ni umunyamugisha. Umva ntabwo azategereza imyaka ingahe twabuze ibyawe bahise barubona.
umva ngo bikora bake Imana ibarinde ibashyigikire mu rugendo mutangiye rwo kubaka urugo. Yego uri intwari barwubakanye n'akabebe nibonkwe ariko ni n'intwari uzi kuba wabyaye none ukava kwa muganga ejo ugahita ujya mu rusengero ugasezerana wa mudamu ni intwari kabisa. Ibi bintu nabikunze cyane ukuntu imiryango yose yabishimiye kandi bibere mu maso buri wese bibere mu maso buri wese cyane yababa we ni byiza cyane rwose nibonkwe di niba utwaye umugore ubyara basubireyo nta mahwa kabisa basubireyo nta mahwa cya kintu wavuze uyu muntu yanditse ati uyu mushumba ndamukunda cyane. Nanjye namukunze pe ntabwo muzi ariko namukunze ashyiraho udutima twinshi nanjye tumuhaye indabo. undi araza arandika ngo mbega byiza congratulation mubyeyi cyane rwose abandi barabivuze umwana ni umugisha arata cyane. N'uwo mushumba utanga imbabazi umwungeri mwiza amenya intama ze sibyo iyahabye akayihabura akayigarura none se ubwo yabatererana komeza usome uko ndi yanditse wow uri intwari musore ndakunze cyane kabisa. Uwiteka akomeze ibikomeye natwe turishimye. Uwiteka yakoze ibikomeye Uwiteka yakoze ibikomeye natwe turishimye. Atanze umwana ati akabebe n'umugisha n'ukuri cyane. Ngiye muri comment tukugenda ndi gusoma ndi kubona zose zivuga ngo uyu musore ni intwari. Ntazo uri kubona zitukana se oya nabona aha undi yanditse ati abaye mu basitari kabisa ni ibyishimo umva cyane. buri wese afite anda zabamarira uzabamarira hehe ngewe ubwoko bw'Ida TV show niyo ndi kwamamarira niyo ndi gushakira kwamamara umva kuntu bingu yanditse abaye mu basitari mu Rwanda kabisa ni ibyishimo. Yes umva ngo ni ibyishimo bihuriranye n'umugisha nubwo rushye ngo mwana abonye ubukwe bwa se na nyina disi ni byiza cyane. Marene ndamuzi undi wabivuze big congratulation. Ndabona nta bindi byinshi bari kwandika ati umushumba namukunze namwishimiye nanjye namukunze kabisa. uyu mushumba ni intwari Imana ishimwe mbega byacu ni byiza umwana ni umugisha amena. Congratulation ibyo bagiye babandika cyane kabisa. Komerezaho umwungeri mwiza numenye intama ze sibyo iyahabye akayigira inama ntapana kumva ngo bamenye yuko yabyaye bahite bamuca ngo ntabwo bamusezeranya nose ubwo baraba bari kumujyana ku Mana cyangwa bari kumuha Satani. Nge ndi umushumba nanjye ko nabigenza. Iyi nkuru nyibona nabanje kugira ngo ni plank nyibona titi sinayifungura ngiye kureba nsanga ageze mu rusengero ndavuga ati koko umva bagiye kuri tele kabisa bakoze iyi nkuru natwe tuboneyeho kuko muri data habaho primary data kwa kundi umuntu aba yagiye kuzishaka nyine done data akazishaka kuri tele abaro bagiyeyo nanjye no mpamvu nabonye atari prank no natwe tugafatiraho secondary data zazindi nyine twe ntabwo twagiye kuri tele tubonye mu binyamakuru aho babyanditse natwe tugafatiraho tukabiganiraho tukabitangaho ibitekerezo tukabona se isomo byaduhaniriye isomo byaduhaniriye ariko isomo bitanze nuko umwana ari umugisha ntago ari kuvuga ngo nuko bakoze ikintu cyadahana cyane kabisa kuko barahimukiye Imana. Umwana ni umugisha aya bahimukiye Imana cyo tuvugisha ukuri yego nibyo yego umusore yabaye intwari ariko bahimukiye Imana ariko basabye imbabazi
basabye imbabazi kandi usabye imbabazi arazihabwa ari nayo mpamvu abantu bari gushimira uriya mushumba kuba imbabazi yazibahaye akabasezeranya hari undi bazisaba akazibima ariko bumve ko ibyo bakoze si byo ntabwo tubwiye ngo n'abandi bagende babikora ntabwo dushyigikiye abantu ngo bajye barya avansi ngo bajye baryamana bitaremerwa bitaremezwa n'ababifitiye ububasha ubwo ni abapasiteri abapadiri ba shehe sibyo ariko niba bibaye umuntu agaca bugufi akavuga ati njye naracumuye turyamana mbere yuko byemezwa none turi gusaba imbabazi wakwanga kubasezeranya uri pasiteri cyangwa sinzi muri Bibiliya batagira ngo turi kubibabwira ngo tukubashishikariza gusaba imbabazi ni byiza ariko ukora icyaha ngana zahanwa byanditse ariko nusaba imbabazi arazihabwa Yesu ntiyababariye igisambo ku musaraba cyitwa Dismas inde Yesu cya kindi babambanye siyagihaye imbabazi akakibabarira kuko abantu badusaba imbabazi ntituzibahe ngo ukora icyaha ngana nawe nazababarirwa nawe usaba imbabazi arazihabwa ni amagambo yose ari mu Bibiliya ubwo ntabwo nzi ibyo wowe dukurikiye gira ubuze kubahiriza njye nama natanga ni uko niba wakoze icyaha ungana wagikoze nka n'usundambiriye oya none se ubundi arugikora atazi ko ari icyaha arugikora atazi ko ari icyaha duhere ku uyu musore n'umukobwa bagiye kuryamana batazi ko ari icyaha bari nose tubarimireho ibisinde ngicyo ndi kubashimira nuko bagiye bakatura bagasaba imbabazi kakubwiza ukuri hari igihe ukora icyaha akatari byo wagendereye hari umuntu mari ibyumwe nka bitatu ategura ikintu hari n'umuntu utegura ikintu kuri kanya direct nukabuwe ndugeze aha ngaho ugeze ku isoko avuga ati bitewe n'iyi situation ngezemo reka nkora iki hari n'undi umara nk'amezi nk'atanu yaragambira ati ngiye ko nkora uko byagenda kose nzamwica kafeste sibyo tumabanyica we n'urugero ntago hari unduza wamurakaza akahita afata umwanzo wo kwita kwica nkungo ntago yakoze icyaha uko ariko no mu mategeko y'amugani babigenderaho bakareba tese uyu iki cyaha gikoze yakigambiriye ese bimeze bite ku buryo usanga ari naho habaho buriya n'abasore babyumve neza n'abakobwa niba umaze iminsi ugambuka ukavuga ati ngiye ejo bundi nzajya gusezerana ariko sinajya gusezerana nafata akavansi nibonje cyo ni icyaha kuzunkana kabisa ariko wa wundi wageze hamwe n'umusheri we bitewe n'urugwiro n'urukumbuzi rwinshi n'iki bakibuka pafu oya banabyirinda ariko babyirinda nyine niba bazi yuko batarahabwa umugisha wo kubikora hari ukuntu uva mu rugo ukavuga ati uyu munsi ngeshere wanjye ntacika ukava mu rugo wabipanze hari n'ugenda atabipanze bitewe n'ibinezero n'ibyishimo bagiranye bakibuka ibyo byose byigize ute byabaye ahubwo turebye bariya bari bamaze igihe bakundanara za nama twatanze turi kuvuga ku iriya nkuru ya baruwa ya Bosco dusaba yuko abantu mu kurambagizanya nyine bajya bashyiraho umwanya wo kumenyana bose buriya bari baziranye mezi 9 yose mu nda umwana ari mu nda urumvikana bamaze nk'imyaka nk'ibiri bakundana kabisa yes nuko uyu munsi wacu ugenze reka nibarize koko isomo ry'umunsi koko isomo ry'umunsi abantu batana nirihe niryo eka tuvuga bitewe n'ingingo ebyiri twavuzeho sibyo kuko ijyanye n'urushako mu buryo bwo kurambagizanya tugendeye kuri iriya baruwa ya Bosco ntabwo twavanga abantu bazajya abana amezi 6 by'agateganyo ahubwo twabagira inama yo kurambagiza igihe kirekire neza bakitonda ntibahubuke ngo no muri bisi ngo basigaye bahuramo n'abagore babo wajya muri bisi wakwicarana n'umukobwa ngo turatahanye ngo baye umugore wawe sizugoro ko umuntu nigeze numva avuga ati ngiye ngo umugore wanjye twahuriye muri bisi kandi uwo munsi twahuriye muri bisi nibwo twatanye tukaba umugore n'umugabo kugezana n'ubu turacyari kumuzi ko ari igeze igeze ikomera ariko bihira bake karigeze igeze ikomera bihira bake ubundi ngera ahantu nemera ko wakura umugeni ahantu uhura n'umugeni hari igihe uhura n'umugeni mu rusengero ugahura n'umugeni wawe mu bukwe ugahura n'umugeni wawe muri karitsiye muvukamo no ku ishuri coka no mu kazi njye aho mwahurira hose ntabwo nabyanze
no muri bisi mwahura ni muhure nyine mumenyane umunsi wa mbere muramenyanye muhane nimero sibyo muzasurane n'ubundi murambagizanye sibyo nyuma yaho uperereze n'amakuru wa muntu yakubwiye ko yiza yakubwiye ko yakoza yakubwiye ko yavukiye ukurikirana amakuru ngi kibazo saho mwamenyanira nimushake mumenyanire mu kabari nimushake mumenyanire muri boîte nimushake mumenyanire muri gym muri gym sibyo nimushake mumenyanire kuri Facebook nimushake mumenyanire kuri WhatsApp nimushake mumenyanire muri make ku mbuga nkoranyambaga ariko nihabeho umwanya wo kugenzura umenye ngo uwo muntu ni muntu ki sibyo umumenye niba mufate nk'igihe cy'umwaka mu mwaka wamenye umuntu mu magambo make barambagiza kandi barambagiza kitari gito cyangwa kibe kinini iyo urambagiza cyane ngo gushakisha amakuru bikaranyira bamugutwaye ugatinda mu gushaka amakuru yaba atari uwawe ugiye gushaka abo yiganye nabo ugiye gushaka abo yarenganwe nabo ugiye gushaka hatuye mu rupanga atuyemo ngo uri kubaza ugiye gushaka abana mu nzira acamo ngasohokana mu rupangu noneho kugira se ngo bamugutware waratanze invitation ntibamugutwara icyo gihe ugishaka amakuru nicyo kizi ugomba gushaka amakuru byose ni ukugutwara uwawe icyo gihe ntabwo aba ari abuwawe ubugishakisha kugira ngo umenye amakuru n'igihe ushaka amakuru ugashaka n'amakuru adakenewe ubwo se niba wenda urugero abenshi twarize ubwo amakosa yose twakoreye ku ishuri bivuze ko twakurikiranye na mu buzima busanzwe oya ariko hari ukuntu umuntu bavuga atesha uriya birayakoze ntabwo bintunguye tunigana muri tronco mene kuri aya rameze twivugiye kano kantu ubwo bivuze koko amakosa yose twahuriyemo n'abantu twahuriye mu kazi bivuze ko no mu buzima busanzwe nitugera mu ngo zacu ayo makosa tuzahora nayo hari amakosa yabaye aragisida umuntu atabigambiriye ibyo bibaho ariko hari nayo umuntu ubona ugasanga ariyo ngeso yari afite ubwo koko niba narahindutse tukamenya narahindutse nabaye umuntu mushya ukajya kubaza abana twiganye bagasanga n'icyo umuntu wafungaga inguni wa mbere ubwo kuko ibyo bizatuma unyaka kandi narahindutse nyine amakuru iyo yashaka ntabwo ushaka amakuru y'igihe kimwe gusa urumva n'urugero hari uzavuga amakuru yaho mwiganye muri tronkome kubera ko nayakubwira kubera ko mwarakaze azayakubwira ushake nayo ubu ngubu nurangiza nawe yose uhuze hari niwo muzahura akuzi mbere vuga ati ariko David uko nari muzi twiga muri tronkome umva namutangira ubuhamya ko yahindutse pe ati ubu ni umwana mwiza cyangwa se icyo gihe nari umwana mwiza ubu nabaye mubi yes icyo gihe yari umwana mwiza atariko bibihe byaramuhinduye kabisa ati David uzi ukuntu yaririmbaga ku ishuri muri korali cyane nkanjye narahindutse ati none uzi ko asigaye ati uzi ko asigaye mu itabi ni urugero ati uzi ko asigaye atera kaci ati uzi ko asigaye agira ati rero ukaba umenya uki amakuru none ibyiza ni uko wamenya amakuru mbere y'uko wari Sawuli ubu ukaba warabaye Pawulo ukaba wari ufite ingeso mbi ubu ukaba waragize ingeso nziza aho ni sawa ariko umuntu rero ugiye gushakisha amakuru ntabwo cyo sinzi niba waba umukunda byuzuye reka twikomereze none se ahubwo ukunda si utaha umwanya ukunda ngo urukundo ni impumyi buranga urukundo umenya ibyo ariko nyine ukunda ni ugomba kugira none se David hari guhurira n'umuntu muri bisi muhuye gutya gusa wavuga ngo isi umukunda hari guhurira umuntu ukumva none se kwari oya hari ikintu nahita nemera buriya abo bahura muri bisi bakahita batahana ni babana ibibazo byarenze n'ubundi ibyo byo gutahana nabyanze ariko kuba mwahura muri bisi nyine mugahita mukundana ibyo nabishyigikiye noneho ugaperereza iki amakuru nandi gukubwira ngo tuvugishe ukuri tuvugishe ukuri turi imbere y'Imana Imana iri he Imana sesanga ibera hose cyarimo twahura muri bisi kandi ukumbura nkonzo wahitwa umbwira ibyawe byose oya nyumva neza ekute mwabye navuze ko niba muhuriye muri bisi ukaroba wamurobye nyine imvugo y'abajene natwe ntago turasaza warobye sibyo murahana kanimero nyuma muhamagarane muzahura ahantu mufite iki mufite akanya mwicare muganire nimumara kuganira musharinze ibitekerezo hari ibyo akubwiye hari ibyo ushikumbeshya ushyireho za informers
ushakisha amakuru sibyo ariko muhuriye muri bisi ngo muhite mutana ngo mugiye kurwubaka rekorwa ntago rwaba ari urugo pe ubwo ntago rwaba ari urugo ariko icyo nari nkubwiye nuvuga ngo uzamukunda bitewe n'ubugwaneza wamubonyeho bwa mbere sibyo uzarebe ahubwo ugera muri bisi ukaba wicaye muri bisi umuntu akaza mukicaranye muvuye hano Musanze mu gihe Kigali arinji yasanze wicaye nta nubwo gusuhuje muragiye bisi rakase umuguye ati kimfe hose uwo muntu uwo wamukunda se ariko hari umuntu pe muhura ukamusanga akagusanga muri bisi agusuza mwiriwe ego akubaza amakuru se ni meza agize ati suragarukira he agize kumubwira utero ndavira mu Nyabugogo nyuma yo kuva Nyabugogo se urakomeza akavuga ati ndageremera ariko kanamubwira utayiko rero nta nugeremera amazi sibyo yarangiza akakurangira ati iremera rero urareba gutya iziri kwiyirinye bimeze gutya ni huranyura sibyo uwo muntu akakurangira warangiza ukumva uburyo mwashyikiranye ugafata kanimero sibyo ubwo yari umukobwa uri umuhungu ugafata kanimero nyuma ukazamuhamagara ukamushimira tariko buryo warakoze ahubwo ukigerayo ati remera ndahageze rwose tesi wowe ko wambwiye ko nyuma yo kuva Nyabugogo urerekeza Muhanga wagezeyo urumva mugakomeza gutyo noneho mukazapanga uti sariko ati harya ukorera he akakubwira ati none ugasanga mwese munatuye hano Musanze n'urugero ugasanga umwe akorera Nyamagumba undakorera Karisimbi ndakorera Karisimbi none mukazapanga mutariko tuzahuriye kuri Amikusi dufata akantu tuganire mukaganira gutyo mugatangira gahoro gahoro none suhuye n'umuntu ngo tubane agirwa ntago rwaba rorogo pe isomo rya kabiri kw'iyi nkuru y'uyu mugeni wabyaye habura umunsi ngo akore ubukwe twubahe amategeko y'Imana nanjye ibyo naritanga pe twirinde kubakundana nyine kuryamana igihe kitaragera cyane ndongeraho akandi niba binabaye mumenye ko mwakoze icyaha mugende mugire ute musaba imbabazi none n'abasabwa imbabazi bazitange nigeze nsaba umuntu imbabazi arazinyima ngo tuzagusabira kimukwiye muri ba bantu bake ndi gushimira ntabwo arimo muri abantu bake ndi gushimira ntabwo arimo kuko guca bugufi ugasaba umuntu imbabazi arangiza akazi kwima birababaje dushimiye uriya mupasiteri wazibahaye akabasezeranya yego yes turagushimiye cyane Kokorode murakoze David Imana ikomeze kurinde tunibutsa abantu bakore subscribe ari bwinshi banasharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere ku bantu cyane kabisa kuko tunashimira abamaze gukanda subscribe n'abakoze subscribe kuko muri ingenzi cyane kuri twe cyane rwose bakomeze badushyigikira no ntago ari ya Kokorode si ya David ni yacu twese abanyarwanda cyane cyo kwikabihagarariwe na Kokorode yes CEO Chief Executive Officer of Concorde TV Show.